Muraho neza none kandi nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ku isomo rya 11. Turakomeje turebe cyitwa inyunguramagambo zigiye zigize amasomo mwagiye mwiga kuri A1. Tugeze ku isomo rya 11. Lection 11. Lernen Wortschatz. Inyunguramagambo. Lernen Wortschatz. Inyunguramagambo. Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache? Übersetzen Sie. Amagambo yitwa gute mu rurimi rwawe? Yahindure mu rurimi rwawe cyangwa se yakorere translation. Yego. Mein Tag, umunsi wanjye. Tujye kuvuga amagambo ashobora kuba agize umunsi cyangwa se ibyo wakoze mu munsi wawe. Die Arbeit ni akazi. Mu bwinshi ni die Arbeiten, utuze. Yego. Hausaufgabe. Die Hausaufgabe ni umukoro cyangwa se ibyo umuntu aba agomba gukora. Yego. Muri kona muri bracket harimo die Hausaufgabe machen. Ni ukuvuga ngo ni ugukora umukoro. Ibi ngibi bijyana n'inshinga machen. Ich mache die Hausaufgabe. Ndi gukora umukoro. Yego. Ni ukuvuga ngo bijyana n'inshinga machen. Die Pause. Nabyo muri kubona ko bijyana n'inshinga machen. Ich mache die Pause. Ndi gukora break cyangwa se ndi mu karuhuko. Mu bwinshi ni die Pausen. Die Zeitung nicyo twita ibinyamakuru. Yego, die Zeitung ibinyamakuru. Mu bwinshi ni die Zeitungen. Aufräumen ni ugukora amasuku. Guhanagura ahantu ukahakorera isuku. Aufräumen, gukora amasuku. Yego, gukora amasuku. Rero mu mpitagihe turavuga ngo hat aufgeräumt. Yego, ubu ibi ngibi wabyumvise muri rino somo, niyo mpamvu babikugaruye kugira ngo umenye ari ibiki. Ni ukukwereka ko iyi nshinga bayikoresheje mu mpitagihe. Einladen ni ugutumira. Ariko iyi nshinga irihariye uburyo itondagurwa. Niyo mpamvu base batwereka urugero kuri du aho impinduka ziba. Du letzt ein, lädt ein. Ahangaha iyi da ntago yumvikana cyane. Lädt ein. Rero mu mpitagihe nimba hari aho wumvishe bayikoresheje cyangwa se wabonye bavuze ngo hat eingeladen. Ni ukuvuga ngo bayikoreshe mu mpitagihe, gutumira mu mpitagihe. Hat eingeladen. Kaufen, guhaha. Hari aho wabonye cyangwa se wumvishe bayikoresheje mu mpitagihe. Hat gekauft ni mu mpitagihe, ni gutyo ihinduka. Lachen, guseka. Hari aho wumvishe bayikoresheje mu mpitagihe. Hat gelacht. Yarasetse. Lernen, kwiga. Hari aho wabonye cyangwa se wumvise bayikoresheje mu mpitagihe. Nicyo twita hat gelernt. Ihinduka hat gelernt. Reden ni ukuvuga. Yego, cyangwa se kubwira. Yego, ushobora kuvuga, kubwira cyangwa se kuganira. Birashoboka byose. Rero mu mpitagihe ihinduka hat geredet. Schlafen, kuryama. Hari impinduka ziba iyo iyi nshinga irimo itondagurwa. Turavuga ngo kuri du na eya niho bihinduka. Ubwo no kuri zi. Nubona hano baba batanze eya, no kuri zi niko biri. Ubwo zi ni ukuvuga ngo ni ngenga ya gatatu y'ubumwe ariko ihagarariye igitsina gore. Yego. Du schläfst, eya schläft cyangwa se sie schläft. Yego. Rero mu mpitagihe turavuga ngo hat geschlafen. Täglich, everyday cyangwa se buri munsi. Ab, kuva. Von bis, kuva iki gihe kugeza iki gihe. Yego. Weitere wichtige Wörter. Andi magambo y'ingenzi ugomba kumenya nimba wamaze kumva rino somo. Das Baby nicyo twita umwana. Mu bwinshi ni the babies, abana.
Das Fahrrad ni igare. Das Fahrrad igare. Rero uburyo rihinduka mu bwinshi ni das Fahrräder. Yego, das Fahrräder niko rihinduka mu bwinshi. Ariko bijyana n'inshinga fahren, gutwara. Ni ukuvuga ngo ich fahre das Fahrrad, ntwaye igare. Cyangwa se du fährst das Fahrrad, utwaye igare. Das Geschenk, impano. Mu bwinshi ni die Geschenke. Der Monat. Der Monat nicyo twita ukwezi. Mu bwinshi ni die Monate, amezi. Die Monate. Das Paar. Das Paar. Ni ukuvuga ngo iri ni ijambo rikoreshwa rigaragaza ibintu bibiri biri kumwe icyarimwe, icyo twita couple. Ni ukuvuga ngo rero das Paar ni couple. Yego, akenshi icyo twita couple nyine. Couple ishobora kuba ari abantu bakundana cyangwa se ari ibintu bibiri bigendanye. Urugero nk'inkweto ziba ari ebyiri. Ni ukuvuga ngo dukoresha Paar. Iri jambo rero Paar nicyo rishatse gusobanura. Ni groupe y'ibintu bibiri cyangwa se abantu babiri, nicyo twita Paar. Das Paar. Mu bwinshi ni die Paare. Die Party. Die Party ni ikirori. Mu bwinshi ni die Parties. Die Parties bongeraho sa. Die Reise. Die Reise ni iki? Urugendo cyangwa se trip. Mu bwinshi ni die Reisen. Die Reisen, ingendo. Yego, ni ukuvuga ngo hano mu dukubo muri kubonamo Dienstreise cyangwa se Privatreise. Dienstreise ni urugendo rw'akazi, nicyo twita Dienstreise. Hanyuma Privatreise ni urugendo rw'umuntu ku giti cye. Yego, der Sport. Der Sport ni sport. Der Wein. Der Wein nicyo twita wino. Mu bwinshi ni die Weine. Denken. Denken ni ugutekereza. Denken gutekereza. Hanyuma mu mpitagihe nimba hari aho wabonye babikoresheje, nuko mu mpitagihe ihinduka hat gedacht. Hat gedacht. Meinen. Meinen ni ugusobanura. Meinen gusobanura. Rero mu mpitagihe ni hat gemeint. Hat gemeint. Fertig. Fertig bishatse gusobanura gusoza, ariko bijyana n'inshinga sein, kuba. Ni ukuvuga ngo kuba wasoje. Ich bin fertig, ubwo uvuze ngo nasoje. Ich bin fertig, nasoje. Kwako bijyana n'inshinga sein. Yego, interessant. Interessant ni ikintu gishimishije cyangwa se kishimiwe. Yego, umuntu aba yumva yakomeza areba. Ikintu kiri interesse ni ikintu umuntu aba yumva yakomeza areba cyangwa se yumva kimushishikaje mu yandi magambo. Lange. Lange. Lange ni ukuvuga ngo ni ikintu kirekire. Lange ni ikintu kirekire. Ushobora kuvuga lange Zeit, uvuze long time, igihe kirekire cyangwa se kinini. Langweilig. Ikintu kiri langweilig, icyo kintu kiba kiri kibowaringa, ntabwo kiba kiri interessant mu yandi magambo, ni opposite yabyo. Ikintu kitari interessant kiba kiri langweilig. Ni ukuvuga ngo ntabwo icyo kintu cyari kigushishikaje kugomeza icyumba cyangwa se ukireba. Yego, letzt. Letzt ni ijambo rikoreshwa rigaragaza ko ikintu cyabaye ahashize. Yego, urugero letzten Freitag. Muri kubona ko hano kuri letzt hariho akarongo gatambika kagaragaza ko kano karongo kagaragaza ko uba ushobora kurenzaho ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo iri jambo rifata umusozo bitewe n'irindi jambo rigiye gukurikiraho. Urugero nka hano letzten Freitag ni kwa gatanu washize. Muri kubona ko hiyongereho e na na. Yego, letztes Jahr mu mwaka washize, hano hiyongereho e na s. Letzte Woche icyumweru gishize, hano hiyongereyeho e gusa. Ni ukuvuga ngo bigenda biterwa nyine n'ijambo rigiye gukurikiraho, niryo rigena umusozo uza kuri letzt. Yego, schwanger. Schwanger iri ni ijambo rigaragaza ko umuntu atwite. Yego, ni adjective. Iyo umuntu avuze ngo ich bin schwanger, ndatwite. Ich bin schwanger, ndatwite. Fewer
ni ukuvuga ngo iyi fewer ni icyungo, ni ijambo rigaragaza, rishobora kugaragaza ba nyiri ibintu cyangwa se rikaba nk'icyungo, biterwa n'uburyo byakoreshejwe. Ni ukuvuga ngo rishobora gusobanura for mu cyongereza cyangwa se to, rifite ibisobanuro byinshi. Yego rishobora gusobanura to cyangwa se for, aho ni mu cyongereza. Mushobora no kureba ibindi bisobanuro kubera ko rino jambo rigira igisobanuro bitewe n'aho ryakoreshejwe. Yego niyo mpamvu utatuvuga ngo risobanuye iki ngiki, ariko mwabonye aho ryakoreshejwe muri rino somo, niyo mpamvu ari byiza nabyo kumenya icyo risobanura. Mal, yego iri jambo mal risobanuye gukuba cyangwa se rigasobanura inshuro. Yego urugero zwei, drei cyangwa se viermal, ni inshuro ebyiri, eshatu, inshuro enye. Wirklich, iri ni ijambo rikoreshwa nko gutangara. Urugero nk'icyo mu cyongereza twita ngo really, ni ukuri, nibyo, koko se. Yego ibyo byose ni igisobanuro cya wirklich. Agatipu bari kuguha ngaha, schreiben Sie Sätze, benutzen Sie neue und alte Wörter. Ni ukuvuga ngo wandike interuro, hanyuma ukoreshe amagambo mashyashya n'amagambo ashaje. Ni byiza ko byose ubikoresha. Hano baguha urugero, ich habe meine Zimmer aufgeräumt, ni ukuvuga ngo nasukuye icyumba cyanjye. Die Party ist langweilig, ni ukuvuga ngo ikirori kiri kurambirana, ntago kiryoshye, ntago kimeze neza, kirimo kirandambira. Ikirori kiri kurambirana, ntago kiri interessant, ntago kiryoshye. Yego ni ukuvuga ngo aya ni amagambo mu by'ukuri nimba wabashije kwiga iri somo rya 11 kuri A1 wabonye, ni ingenzi yose kuyamenya. Ndabashimiye cyane, mukande subscribe, hanyuma musangize inshuti zanyu izi video. Icyifuzo, ikibazo cyangwa se igitekerezo mucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage ariko mu rurimi tubasha kumva rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.